turabasuje mu izina rya Yesu. Indirimbo yanyu imwe. abavandimwe bakamva wowe ntabwo sigera ugera namaze kumenya yuko wowe kumenye nakorwa n'isoni mwami we muri byose ku buzima bwanjye yoyo witeka aramagije niyo naca mu bikomeye byose niwe kandi ndabyemeza yuko nkunda kandi nyitabo ibihe byose amora hafi uwiteka aramagije niyo naca mu bikomeye uwiteka aramagije duhuza amashyi twiyakirira hamwe mu izina rya Yesu. Umire mu mashyi abakozi b'Imana bavuye hirya no hino by'umwihariko umuryango Pastor George mwebwe ntacyo twavuga ariko mwarikoreraga mukorera iwanyu kandi mukorera Imana yanyu. Rero Imana ibaho umugisha. Pastor Ntambara turakwiyegereje isago umugisha nawe mwarakoze guhagarara na Matimba nawe tegura. Noneho no kuvuga ngo bishobora kugutera ubwoba ariko sinari nanabitekereje. Ubwo hano bakoze igiteramo kwa 8 kwa 12 nawe tegura abantu bo baza natwe tuzi. Yesu ashimwe. Natwe tuze tugushyigikire. Imana izadushoboza. Itorero mwese Imana ibaho umugisha. Abantu rero noneho bakirijwe muri iki giterane by'umwihariko hari n'ababatijwe. Ubu nabo ntago natangira kuvuga ntarabakira. Yesu ashimwe. Abantu babatijwe bari hehe? Barahari ko muri bake
urutonde rw'abantu 24 babatijwe na 5. Badukomere Imana yacu amashyi. Rero abantu babatijwe ugiye kubahesha umugisha, nibo ngiye guheraho mbere y'ibindi byose. Murahari icyambere certificate zabo, uko mukanya ubukwe burabuje, abandi muhamagara ubukwe ndavanga n'uko maze kumusezeranya, kuko tugiye guhita tugenda. Nibatinda turabusubika, ntabwo ndi busijya baza kubasezeranya, ahubwo burasubika mubahe iryo tangazo abageni aho bari, tuzabasezeranya tugarutse niba badashoboye kubahiriza ibishyi. Ngira ngo hari umukozi w'Imana umwe twakoranaga umurimo kera, naramuzi wita Namanya. Barahise baseka cyane. Namanya twabyutse mu gitondo dutegura ubukwe bwe, tuza kugeza sangari saa moya z'ijoro zigeze, mushumba mukuru abanga ubwo bukwe ibusubikwe, tuzamusezeranya ikindi gishyi. Nawe yaragize ngo butaza kuba mu bwa Namanya. Ubukwe bwari kwa gatandatu, tubusezeranya ku cyumweru. Ubwo ari bwo ku cyumweru tuzabusezeranya ku wa mbere, nawe nibatinda. Victory turi serious ku kintu cyerekeranye n'ubukwe, kuko ubukwe ni umugambi w'Imana. Rero ntabwo ubukwe babukiniramo. Iyo ukiniye mu bukwe birashoboka yuko noneho mu rugo sinzi ko bizagenda. Yesu ashimwe. Rero ubukwe tugomba kubahiriza igihe, tugakora gahunda uko bikwiriye. Yesu ashimwe. Aha utikanyemera azane certificate banze nzitambutse z'abantu babatijwe. Cyo ni igikorwa cy'ingenzi. Abakozi b'Imana muze mumfashe, ni umunyagureka, muze mumfashe iki gikorwa, ni icy'agaciro, ni icy'ingenzi. Amen. Jogi iyi certificate uramenye, ntuzajye mu kabari cyangwa ujye ahandi wahoze kera ngo dore nabonye certificate y'umubatizo. Rero Imana igumugisha, warakoze. Abakozi b'Imana mubajye hamwe, baby'inyuma bajye baza bazi imbere yanyu. Nyiramahirwe tambuka uhagarare hariya, mukanya ndababwira icyo gukora. Ubwo wege hariya abashumba Jackie na Pastor Menega muzahanga bajye babegera. Nyiramahirwe abakozi b'Imana bajye bashimira bakoze umurimo. Cyo cyangwa ngabo basuhuze, iyo protocol irakomeye cyane. Uhita ujya hariya, turizera ko mwese muhari. Tubisabe sifa. Kinyura ku bakozi b'Imana basuhuza, uzufate certificate yawe. Iki ni ikirori gikomeye cyane, kera bashigishaga ubushera n'ibindi, ariko ni iterambere. Ntabwo bafite amafoto ngo bajye babafotora. Sara gusenga, mwarakoze kumbwira Yesu. Haleluya. Innocent. Amen. Innocent. Kuko bamaze gutsinda isi, imbaraga z'isi zamaze gutsindwa, bambaye izindi mbaraga zo kuza gukorera Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Hari abandi, impamvu nari mpamagaye abantu mu maserire, hari abantu nabonye baje kandi bemeza kuba abiri torero bari heshye. Kimwe n'abandi bantu baba bari ahangaha badafite amatsinda, kuko mutabiteguye neza, ariko ibi ni by'ingenzi. Ndagira ngo uyu munsi muze kuva ahangaha mwegere uriya mugabo. Aba ni abantu, ni abakristo bakiriwe, bimukiye ahangaha, biberaga hanze, baje muri iri torero. Rero
aya ni amaraso mashya agiye kwiyongera kuri bariya bamaze kubatizwa. Amina. Mwese ubwo ni ukuvuga ngo muhite mugenda mu maserire. Abantu mu maserire buri cyumweru mwe mufite amaserire. Uyu munsi nshatse nakubaza ngo abantu muri serire bataje ni bande? Urabazi? Ugomba kugiza ubazi ku cyumweru, kuko nimugoroba wamaze kumenya no kuvugana nabo bakakubwira impamvu. Abarwayi ukabimenya, raporo ikagera ku bashumba, abagize impamvu, abagize urugendo, kugira ngo reka dushyireyo umuyobozi dutangire indi serire. Murabyumvaho? Ku buryo na pastor bose bazajya bagera hanga bazi. Ndicyo utashoboraga gukora se? Urusengero. Ago wumva neza se? Bone. Ngo fata ku matwi yawe. Fata gutya ku matwi yawe. Mwizina rya Yesu wa Nazareti. Aka kanya ndategeka buri imbaraga yose yafashe mu matwi y'umwana, buri imbaraga yose yafashe ubuzima bw'uyu mwana, buri muzimu wagendaga kuri uyu mwana, yakura mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Nta ntwaro bacuze ku murwanyi bizagira ikimutwara wera aka kanya. Yakura ngo Uwiteka umwami Imana, reka umwana agire ubwenge, reka umwana agire ubwenge, reka amatwi ye yumve, reka amatwi ye yumve, reka ururimi rukobodoke mwizina rya Yesu. Ngaho kura amaboko, ngaho zamura ukuboko kwawe hejuru. Kumere mu mashyi. Tano usomye mwiza nasomere ahere ku murongo wa 5. Yesaya 25 ahere ku murongo wa 5. Amusomye uraboneka? Isago kugisha mushumba. Yesaya 25. Yesaya 25 umurongo wa 5 aravuga ngo nuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu. Nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu bukurwaho n'igicucu cy'igicu. Nuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igihugu, niko uzatuma uzatwama induru z'abanyamahanga. Niko uzatwama induru z'abanyamahanga. Reka banze mwumve. Murumva iki Imana ishatse kuvugana nawe? Abanyamahanga hari induru bakuvugirizaga. Amen. Uko igihu kibeyuka hejuru y'igihugu, niko nawe uzatwama. Utwama muracyumva ariko? No kugira gute? Uzaseka ni ukuvuga ngo hari uko bakubonaga bakuzi, noneho hari ukundi kuntu ugiye kugaragara. Icyo gihe rero wowe abandi uzabatwama, uzabatangaza, bazakubona uko batakubonaga, bazabura nawe ugiye gupfasha. Niko uzatwama abanyamahanga. Komeza.
ahubwo nimemuritse niko muzatwama induru z'abanyamahanga induru z'abanyamahanga mugasogoza ibyavuzwe by'abanyamwaga ugacogoza amagambo y'abanyamwaga bakuvuzeho muri make abanyamwaga abakugira amashyari igihe kiragera bagaceceka bari bazi ko uzapfejo bari bazi ko ntacyo uzageraho ariko Imana igihe inyuranye ibihe abandi ikabacecekesha kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo Umwami Imana azaharemerera amahanga yose ibirori amahanga yose Uwiteka Nyiringabo yiteguye kuharemera ibirori ayabagire ibibyibushye kuko igihe kirageze kugira ngo baba bagira ibibyibushye ayatereke vino y'umurera ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera ibyo nibyo Uwiteka azakora karindwi umva icyo azaba yakoze rero kuri uyu musozi niho uzamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwiza aho ngaho Uwiteka yiteguye kumariraho igitwikirizo igitera ngo byukura cyane wambara imbaraga iyo icyo gitwikirizo kikiri ku buzima bwawe ntabwo ushobora kurabagirana ntabwo ushobora kubyuka umaze igihe mu mwijima ejo umugaragu w'Imana yavuze ngo abana reka barimo barapfira mu rusengero ukamenya ngo urakorera Imana ukamenya ngo urimo neza ariko mu by'ukuri warasinziriye iyo ngiyo abandi batumva ubuhamya bw'abandi ariko we ntushobora gutanga ubuhamya kuko hari imbaraga zagutwikiriye ahantu ariko Uwiteka Umwami Imana aravugana nanjye mubwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye yuko Umwami Imana kuri uyu musozi wa Matimba kuri uyu musozi Uwiteka Umwami Imana aje kumaraho igitwikirizo aje gutwikurura aje gukura icyari kigutwikiriye cyose mu izina rya Yesu kuko umucyo wawuje iyo umucyo wamaze kuza iyo umucyo wamaze kuhagera haleluya umwijima urahunga ukiberaga gusa n'umwijima reka mubwire imbaraga zikuraho umwijima ni imbaraga z'Imana zonyine gusa ntabwo ari imbaraga z'umwana w'umuntu ntabwo ari imbaraga z'abatwezi n'abarara n'izindi mbaraga zose wakwinjiramo haleluya ndumva ari imbaraga zije kuvana umwijima mu izina rya Yesu biravuga mu itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere kuko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ariko uyu munsi wa none urarira bukira ijoro ryose rigahinduka amarira bwacya bikaba amarira waza no mu rusengero amarira agakomeza akabaho kubera yuko imbaraga z'umwijima ziracyakwicariye Bibiliya iravuga ngo iki niwo murongo ubanza Bibiliya itangiriraho itangiro rimwe some mu izina rya Yesu yaba ngo basi Imana yabo mbere na mbere bazakomera kandi bakora iby'ubutwari mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru isi yari itagira ishusho isi nta shusho yari iriho ubusa busa yari iriho ubusa busa nk'uko nawe bigaragara ko nta shusho ufite umwijima wari uri hejuru umwijima wari uri hejuru y'isi maze umwuka w'Imana ariko muri icyo gihe haza igitangaza umwuka w'Imana niwo wagendagendaga hejuru y'ayo mazi Imana irangije iravuga iti habeho umucyo kubera Imana yacu amashyi haleluya birashoboka yuko mu buzima bwawe imibereho yawe usa naho ari mu mwijima icyo ugiye gukora cyose ugikora ari mu mwijima kuko ibyo wakoze byose urabitanga ariko ntubisoza
erega bagiye ku murongo n'ibyo barabirya barabitwara uyu munsi wa none ugamiye ngiyo ariko kuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe kuko hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kuko hari icyo Imana irimo gutegura ku buzima bwawe Bibiliya iravuga neza ngo abantu umunabakuru bose barabitegereza ariko ijwi ry'Imana rimubwira ngo ahangaha nta mpamvu urimo uwashaka uwagira umumaro uwasimbura Sawuli ntabwo ndimo kumubona Samweli arangije biramucanga reka mubwire hari ubuzima ujyubamo abahanuzi bikabacanga ariko Uwiteka Umwami Imana iyo yavuze arasohoza uyu mugoroba wa Rwanda ngufitiye inkuru nziza Uwiteka Umwami Imana arashaka gusohoza icyo wakuvuzeho nubwo umaze igihe mu mwijima nubwo umaze igihe bisa naho bikomeye nubwo umaze igihe bisa naho utagaragara nubwo umaze igihe usa naho hari igitwiro kigutwikiriye ariko Uwiteka Imana aravugana nawe ngo byukura abakirane kuko umucyo wawuje kuko umucyo wawuje haba umucyo wawe ibyabujije umucyo wawe ni byinshi byageze mu rugo rwawe bitangira gushyira mu mwijima aho ukorera aho utuye mu buzima bwawe iyo witeye usanga hari umwijima ariko inkuru nziza ngufitiye Bibiliya iravuga neza mu muhanuzi Samweli arangije amwihindukira Yesaya abana bawe n'abangaba gusa kureka mubwire inshuti yanjye hari igihe mu buzima bwanjye cyangwa ubuzima bwawe uba ku ruhande rw'umwijima ariko hirya y'umwijima yongera ngo hari umucyo Dawidi yarari mu gihe yarari mu mwanya w'umwijima niyo mpamvu Dawidi bamurebye ntibatekereza yuko yaba umwami wa Isirayeli kuko yari akiri mu mwijima Bibiliya iratubwira neza ngo maze Samweli aramubaza ngo nta wundi mwana usigaye atari usigaye nta byiringiro afite birashoboka ko udafite ibyiringiro mbere y'abana b'abantu birashoboka ko udafite ibyiringiro mu muryango birashoboka ko nta byiringiro ufite mu rugo rwawe birashoboka yuko n'iyo umuryango wicaye bigaragara yuko wowe ntacyo azigezaho ntacyo azimarira ariko inkuru nziza ngufitiye nuko ukicaye ku ruhande rw'umwijima nuko ukicaye ku ruhande utagaragara nuko ukicaye nuko ukicajwe birashoboka ko aho hantu hari abakwicaje birashoboka ko aho hantu ari imibereho n'ubuzima Dawidi nawe yari yicaye mu ruhande rw'umwijima ariko Imana imubona nk'umwami reka mubwire inshuti yanjye kubabona bimeze bityo kubona bikomeye gutyo mu ijuru hari Imana ibasha gukora cyane ibyo byayo dusaba mu ijuru hari Imana abahiringe ntabwo ujye bakoze isoni mu ijuru hari Imana iyo wowe gusa utari intambwe ugana uwo mucyo ni Yesu aho ngaho niho icyo Imana yakuremeye gishobora gusohoza ku buzima bwawe hari icyo Imana yakuremeye hari icyo Imana yari yararemeye ba Eliyabu na ba Shama bavukanaga na Dawidi ariko hari n'icyo Imana yari yararemeye Dawidi wiberaga mu ruhande rw'umwijima ndavugana nawe waje muri iki giterane kuko uhagaze ku ruhande rw'umwijima ariko ngo umwuka w'Imana ngo yaragendagendaga mwuka w'Imana arimo aragendagenda hano mwuka w'Imana arimo aragendagenda hano akeneye umuntu hari umuntu uri ahangaha niba ari umwe niba ari babiri ariko icyo nzi uri ahangaha hari imbaraga zakufashe hari imbaraga zikubuza uburenganzira hari imbaraga zakugizeho ubutware ariko najya mubwire ngo hejuru y'izo mbaraga hari izindi mbaraga za Yesu hano tuza uwabwiraga arashoboye uwabwiraga nta kijya ananira nta kijya kimunanira hanyuma y'imbaraga zakurwanya hanyuma y'ibitero umwanzi yagabaga ku buzima bwawe Yesu yamenye ko uri hano Mateyo 11:28 haravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura reka Yesu aruhura ubuzima bwawe Yesu yamaze kukumva
kandi yiteguye kugukorera mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana yacu amashyi cyane. Hari ubuhamya ugiye gutaha kubyo wari uzi ngo ntibishoboka byamaze gushoboka mu izina rya Yesu. Reka munyemerere aka kanya dusuye myanya yacu n'umwanya mutoya, nanone ni byiza kugira ngo twubahe umuyobozi wacu mukuru. Ari muri Amerika ariko yashatse yuko namwe mwawe muri iki giterane agira icyo avuga. Bamwita Josephine Mukamazimaka. Wumvise yuko isoko y'abari aha ngaha twese niwe dukomokaho. Nubona tuvuga Yesu dufite aho twamukuye. Buriya Yesu bagira aho bamukura. Haleluya. Rero uyu mugoroba wa none dufite ayo mahirwe yo kugira ngo natwe icyo nzi neza mu ijambo rye, icyo nzi neza kumva ijwi rye cyonyine, hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rwanda Victory Mission, Matimba, abakozi b'Imana, abana b'Imana, abagaragu b'Imana mwese, mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu, kandi nishimiye uyu mwanya duhuriye hamwe twese duhujwe n'iki giterane cy'insanganyamatsiko ivuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe urakurasiye, kandi uwo mucyo ukurasiye uragukura mu mwijima, kuko umwijima w'incuraburindi uzatwikira amahanga, n'amahanga azakubona wowe ubyukanye kurabagirana kandi azakugana, kuko uwo mucyo si uwo guhisha ahubwo no kugira ngo uhagarare ukomere. Rero Mana nziza, umugisha buri wese ugiye kumva iri jambo. Nakiriye bakunzi bagaragu b'Uwiteka mwese mwatashye iki giterane, namwe mugihagarariye mu rwego rwo kugitegura. Ndabashima namwe ndetse muhagaze mu itorero nk'abakristo. Ndabashimira kubwo guhuza urukundo, umurava wo gukora uyu murimo nk'abashumba n'abagaragu b'Imana mwese hirya no hino. Ndabakiriye rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Banyita Josephine Mukamazimaka Ngabirano. Nkaba nshima Yesu wampamagaye kandi akantereka umuhamagaro wa Rwanda Victory Mission mu biganza no mutima wanjye, akanyemerera kubyara, akanyemerera no kuhagararira. Nkaba ndi umuvugizi wa Rwanda Victory Mission mu gihugu hose kandi no mu mahanga. Dufite amatorero hirya no hino mu mahanga ndetse no mu bihugu by'aho ntuye aha ngaha dufite itorero. Nkaba nshaka rero kugira ngo bakomeze kandi mbifuriza umugisha w'Imana ngo ibyo dukora byose tubikore dushishikaye tubikunze nta gahato. Imana iri kumwe natwe kuko niyo ibona gusenga kwacu n'ubwitange n'urukundo muyikunze. Isubirize buri wese amavuta mu gitereko kandi yuzuze. Ni mu izina rya Yesu Umwami wanjye. Nimwakire rero ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Amen.